Abana bakeneye kwidagadura nkuko mubona dufite amabalansware ibikinisho bakina nabyo ariko muri uku gukina nabyo babikina bagendeye ku masomo twabahaye mu ishuri. Icyo twasaba ababyeyi dufatanyije kurera nuko badufasha bakatuzanira abana. Ntabwo ari ngombwa kubanza kureba ku kiri mu mufuka. Oya nibabazane. Tubahe ikaze mwese kuri New Kids TV, ni televiziyo yanyu izajya bagezaho ibiganiro bitandukanye cyane bijyanye n'ubuzima bw'abana, abana bato mu myaka itandukanye, ariko ubuzima bw'abana, makuru, inkuru zijyanye n'abana n'ababyeyi babo birumvikana. Tugeze kuri Inclusive Light Word Nursery School. Tuhasanze umuyobozi w'iki kigo cy'amashuri ya Gardienne agiye gutangira twibwira, hanyuma atubwire tugere tumubaza tuganira nawe ku bijyanye n'iki kigo muri za nkuru tugenda tubagezaho zitandukanye kuri New Kids TV. Hanyuma muraho neza, turabakiriye. Muraho amakuru yanyu ni meza cyane. Yego, mwitwa bande? Amazina yanjye nitwa Gatore Claire. Okay. Nkaba ndi umuyobozi uhagarariye iki kigo nka head teacher. Yego. Urakoze cyane. Iki kigo cyitwa gute? Ikigo cyitwa Inclusive Light Word Nursery School. Yego. Inclusive Light Word Nursery School. Yego. Ifite izina ry'icyongereza? Ni icyongereza. Inclusive no kuvuga ngo uburezi budaheza. Uburezi budaheza. Kwakira abana bose ntawe duheza. Inclusive uburezi budaheza. Light ni iki? Light ni umucyo. Umucyo w'isi. Umucyo w'isi. Yego. Abana turi kurera. Okay. Turagira ngo bazaba umucyo w'isi. Urakoze cyane. Murakoze. Hanyuma abana hano bimeze gute? Turabona abana babiri bameze neza. Bimeze gute abana? Yego, nkuko mubibona abana bameze neza. Uyu munsi ni witangira ry'amashuri. Abana bameze neza cyane, bafite ubuzima bwiza. Twabakiriye tubona abana bavuye mu rugo, ibiruhuko byababereye byiza. Head teacher, kuri wowe iyi Inclusive Light Word Nursery School ubona ifite uwuhe mumaro hano mu baturage? Yego, murakoze cyane. Umumaro urahari kuko ababyeyi batuzanira abana baje guhabwa uburere. Iyo biza kuba nta mumaro uhari, ntabwo muba mubona abana bangana gutya muri iki kigo cyacu. Rero hari intego cyangwa se hari ibyo tugenderaho mu guha abana bacu uburere mu muco, mu rurimi no mu myitwarire muri rusange. Rero abana bacu tubigisha n'ababilenge tubigisha mu ndimi ebyiri, Igifaransa n'icyongereza. Biri balanced, then n'ikinyarwanda birumvikana yuko turi abanyarwanda. Noneho tukabigisha mu buryo butuma bagira umuco, bakagira ubumenyi, kandi no mwiyobokamana abana bacu ubona yuko bafite kuyoboka Imana muri bo. Turabibatoza mubigisha niyobokamana. Yego. Urakoze cyane. Nje ni Clement Bagemahe, umunyamakuru. Hanyuma twishimiye ko twaza hano kuri Inclusive Light Word Nursery School. Mu nkuru zacu za New Kids TV twifuje kumenya tuvatanze umumaro, ukuntu bahagaze, umumaro wabo w'iki kigo mu baturage. Atababyeyi barabazana kubera ko nyine babonye ko abanyeshuri ribegereye, kandi ryashuri rifite umurongo wo kudaha uburezi budaheza. Yego. Iki kigo kigizwe n'abanyeshuri bangahe mama? Kigizwe n'abanyeshuri kugeza ubu bageze muri 98. Nibo banyeshuri kugeza uyu munsi dufite. Hanyuma biga gutero nihe myaka biga? Dufite amashuri atatu. Hari baby class cyangwa maternelle ya mbere, hakaza middle class, maternelle ya kabiri, ndetse na top class, maternelle ya gatatu, aribo basoza bajya mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Yego. Urakoze cyane. Waruvuze ngo mfite abana bagera muri 90 na
Yego. Hanyuma abarimu se murabafite bameze gute? Tubwire noneho qualification cyangwa se n'uburyo abarimu banyu bahagaze kuri iki kigo cyanyu. Yego, abarimu turabafite kandi bari qualified muri education, bafite bachelor, dufite abarimu bagera kuri 4. Bafite bachelor uvuga ngo n'abalisansiye. 3 n'abalisansiye. Yego. Undi ni umuhumaniste. Nawe yize uburezi. Nawe yize uburezi. Ibyo rero bidufasha kugira ngo abana bahabwe uburezi bufite aho buturutse, bufite isoko. Nimba umwarimu yarize uburezi, bien sûr birumvikana yuko ari kwigisha ibintu azi. Murakoze cyane. Mwarimu byo mufite bari mu bangahe? 4. Yego. Hanyuma mama Patrice, no kuvuga ko mukuva bafite bari mu 4 no ko mufite abanyeshuri 90 barenga. Yego. Bigishwa gute? Ndumva ari benshi ko bari mu 4, abari mu 90, abana 90 mu bari mu 4, ndumva ari bake. Mubikora gute methodology? Abarimu 4 nabo muri class. Nabo muri class bafasha abana mu myigire. Ariko dufite n'abandi badufasha hanze, nko muri security y'abana. Ngira ngo mwabonye ko dufite umuntu ushinzwe kumenya umutekano wabo, dufite abashinzwe isuku, dufite n'abashinzwe imibereho myiza y'abana nko mu mirire. Abo barimu 4 rero ni abarimu babyigiye, babafasha mu ishuri kugira ngo abana babashe kwiga. Yego. Muri baby class harimo abarimu 2, kuko n'abana bakiri bato, abana bari mu myaka 3 bakeneye kwitabwaho cyane. Hanyuma muri middle class harimo umwarimu 1. Nabwiye ko abarimu dufite bari qualified muri education. Niyo mpamvu middle class ifite umwarimu 1, then na top class ifite umwarimu 1. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Kuba mu bafite abana iki kigo, abana bamaze kuhatambuka bajya muri primaire. Yego. Bibabayeho nk'inshuro zingahe? Bitubayeho inshuro 5. Yego, inshuro 5. Abana bakavana bakajya mu mbere bavuye muri top class bagahita bakomeza mu bindi bigo. Kandi ikindi twababwira nuko abana bavuye hano bagira performance nziza ku bigo bagiyeho, ku buryo ababyeyi bagaruka bakavuga bati vraiment turabashimiye kuko mwaturereye neza. Abana bajya ku bindi bigo bazana amanota 90 na ugasanga ni ibintu binejeje kuri twebwe, bikaduha n'imbaraga tukaba strong kugira ngo twigishe abana. Teacher, uvuze ko ababyeyi baza kubabwira ko abana babo batsinda aho bagiye muri primaire. Mwebwe nta follow up mukora, nta suivi mukora abana banyu aho bagiye kwigira? Urumva nimba ababyeyi babitubwira haba harimo communication hagati yacu n'ababyeyi. Tuba twakoze follow up birumvikana. Yego. Urakoze cyane. Abana bakora iki rero? Bige biki? Nuvuga ngo turabona hano nk'ubwo turuhagaze hano turabona ko bicunda bira byose muri biki bakora, bakina uhe mikino, mbese methodology za mubigishirizamo nizihe, bimeze gute, mubigisha gute? Murakoze cyane. Mu ishuri nk'uko mubizi tugira curriculum twigishirizamo abana, dufite methodology twigishirizamo abana. Amasomo biga ni imibare, ni indimi, ni Kinyarwanda, ni ubugeni n'umuco. Hanyuma iyo bari hano bakina, ngira ngo ni ku munsi wa mbere w'ishuri nk'uko nabivuze, abana bakeneye kwidagadura. Nk'uko mubona dufite amabalansoire, ibikinisho bakina nabyo, ariko muri uku gukina nabyo babikina bagendeye ku masomo twabahaye mu ishuri. Ni murebe inyuma yanjye abana bari mu myicungo, mu mapembe yareka buriya nimba umwana inyuma ye hari undi uri kumusunika, ari kumusunika mubarira, iyo ni numbering, ni imibare. Yego. Hanyuma nimba abana bari kuzamuka ari ama escalier bamanuka bibalansa, harimo urabona yuko ari gukora attention, akavuga ati ntakora accident, ntagira gute. Ibyo ni ibintu tubatoza mu kinyabupfura kiranga iki umwana.
ya mu byo bakina uko mubona abana bari gukina kose ni ibyo baba bakuye mu ishuri bakaza nimubona abana bari hasi bari kugenda bakina hano hasi ushobora kubonamwo ubugeni ushobora kubonamwo mbese n'ibintu bitandukanye murabakurikirana ku buryo ubona n'izindi mpano zibarimo cyane murakoze cyane ku kibazo cyacu cya nyuma hanyuma se birirwa hano mutangira sangahe mutasangahe birirwa batariye bagira gute ababyeyi barabagemurira bigenda gute icyo ni ikibazo cyiza mutubajije timetable yacu abana bagera hano saa 1:15 baba bageze ku ishuri saa 1:15 bajya kuri morning circle cyangwa kuri rassemblement mu gifaransa saa 2 baba binjiye mu mashuri bagatangira amasomo yabo nabwo tuhafitiye orere yaho ihateganyirijwe hanyuma saa 3:30 abana bafata ifunguro najya mbamenyeshe yuko hano abana bafata ifunguro ryo ku ishuri ntabwo ababyeyi babagemurira ahubwo tubaha ifunguro ryo ku ishuri hanyuma saa 4:30 basubira mu ishuri saa 5:30 nibwo abana tubasubiza ababyeyi babo murakoze cyane basubiza ababyeyi babo gute baza kubatora hano ku ishuri tukababaha abana bagasubira mu rugo aho ni icyo ushima ubuyobozi bw'iki kigo nawe uri head teacher ariko hari ba nyiracyo bagihedinze ba nyiracyo ni icyo ushima kuri abo bayobozi bakuru b'iki kigo ni iki ushima ku babyeyi cyangwa ni icyo uvuga ku babyeyi yego icyo nshima abayobozi b'ikigo ni uburyo n'ubufatanye hagati y'ubuyobozi bw'ikigo n'abakozi b'ikigo harimo ubufatanye harimo friendship harimo ubucuti ubusanga harimo ubufatanye bukomeye hanyuma ku babyeyi n'ababyeyi nabo turabashima cyane kuko batugirira icyizere bakatuzanira abana bumva ko turi ababyeyi turi bubafatira abana neza kandi niko kuri turanashima Imana cyane yuko abana bacu uko ababyeyi babazanye niko tubabasubiza mu buryo bw'umutekano murabona hari igihe umwana ashobora kugira accident ku ishuri hari igihe umwana ashobora kubura ariko turashima Imana kubw'umutekano kandi ku bufatanye bwacu n'ikigo ndetse n'ababyeyi ubona ndeko n'ubufatanye mu ijambo rimwe n'ubufatanye twageze turi abanyamakuru yego nubwakanga uganira n'itangazamakuru ubyakiriye gute ntabwo wari ubwa mbere n'ubwa kenshi ntabwo namenye umubare ariko turishimye iyo tubonye mutugana biratunezeza cyane kubera yuko biba bigaragaza yuko tuzirikana mushaka kumenya uburyo ki ibigo by'amashuri bimeze uburyo ki abana biga donc biratunezeza cyane niyo mpamvu natwe twabakiriye iyo bitatunezeza ntabwo twari kubakira murakoze cyane turagushimiye head teacher ku kiganiro duhaye yego natwe turabashimiye ugize neza murakoze cyane Imana ibahe umugisha thank you 4 5 6 7 8 9 10 Thank you. Speak again. Head. Shoulders, knees, toes. Speak again. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Thank you, family members. Mommy, daddy, and children. Clap your hands to Erwa. You are going to show us head, shoulders, knees, and toes. Head, shoulders, knees, and toes. Ikaze kuri New Kids TV. Turakwakiriye cyane. Murakoze cyane kuduha ikaze. Amakuru. Sava tumeze neza. Mumeze neza murakomeye. Nyuma yuko hagenda humvikana ko hari abantu bagiriye iyerekwa. Nawe twamenye ko wagize iyerekwa mu gutekerereza ababyeyi ndetse abana n'ababyeyi mugashyiraho ikigo cy'uburezi. Nibyo sibyo?
nibyo niyerekwa ry'igihugu kandi uburezi bubereye uhereye mu bana batoya. Mwitwa bande kwa dukurikiye muri akanya ngo babashe kumenya amazina yanyu tugende twaye. Pastor Alex Sindayigaya. Okay. Yego. Hanyuma iyerekwa ryaraje mwabitekereje mute muri n'abapasitoro byaje gute kugira ngo mushyireho uburezi ibi bigo bese bimeze gute ishusho y'ukuntu mwabitekereje nuko mwabigezeho? Murakoze kumbaza icyo kibazo. Busanzwe mu miterere yanjye nkunda abana cyane ko byatangiye kuva ndi umwana mutoya nakuriye mu itorero rya ADPR kuva muri Sunday school. Ndererwa mu bana ngera n'igihe noneho mba umurezi wabo. Nagize amahugurwa ya Sunday school menshi mfite certificate nka 12 zo mu bana nkunda abana gutyo. Muri iyi myaka ishize yego uretse niyerekwa rya gahunda y'igihugu ry'uburezi mu bana hatangiye icyo bita ICD. Ninjiye muri uwo murongo bitewe n'umuhamagaro wo gukunda abana nari mfite, ariko kandi binasembuwe n'umuntu w'inshuti yanjye umwe yari afite umwana kandi bari bifite. Hanyuma icyantangaje nawe cyamutangaje, umunsi umwe ajyana umwana kwa muganga yararwaye, amaze iminsi arwaye, bamupimye basanga ari mu muhondo, afite imirire mibi. Ntabwo byamworoheye kubyakira kuko yari afite akazi keza gahembwa menshi, afite abagaragu n'abaja, afite abakozi bamukorera mu rugo bita ku bana, ibintu byose byari bihari. Umuganga wamubwiye ko afite ikibazo cy'imirire mibi umwana we, ntago bumvikanye. Yahise atangira kumwisobanura, hamubwira uwo ari we, amubwira n'umushahara ahembwa, aramubwira ngo urabona ndi umugabo wabura ibyo kurya ngaburira abana. Nyuma ariko ibipimo bigaragaza ko ari mu muhondo. Rumva n'inshuti yanjye byaje gusanga bituruka ku bakozi bo mu rugo. Umwana yirirwaga mu rugo ntabone ibimukwiriye. Murabizi by'abana bo mu rugo, hari abana badapfa gufata icyo kurya badahendahenzwe, batabyiniriwe. Yego. Ndangije nkubita ku kababaro mwene data yagize, ariko haziramo iyerekwa. Ndavuga ngo ubu nta kintu umuntu yakora ngo abana b'abaturage, abana b'abanyarwanda bave mu rugo bahurira ahantu, hanyuma ababyeyi nibaza bavuye mu kazi nibura umwana abe hari icyo yabonye. Nuko byaje, nuko iyerekwa ryatagiye. Hanyuma ngira n'umugisha wo kujya mu mahugurwa arenze rimwe y'ubuyobozi bwacu ku bijyanye n'uburezi. Ariho twigaga ku bintu bijyanye na ICD. Iyo ICD ikintu imaze akuyemo ibintu bingahe by'ingenzi. Iyo umwana aje ku ishuri akura mu buryo nka butatu. Ubwa mbere akura mu buryo bw'amarangamutima, akura mu buryo bw'ubwenge, akura mu buryo bw'imibanire n'abandi. Icyo abazungu baturushije kugeza n'uyu munsi, bamenye gutoza umwana akiri no mu nda. Kuko umwana mutoya uko umutoje umutegura uwo azaba we akiri muto. Kuko umwana mutoya kuva akiri mutoya kugera ku myaka 3 yiyubaka, ubwonko bwe bwiyubaka nibura 80%. Iyo ageze mu myaka 10 afata ku nshuro, afata ibyo ahawe abifata cyane kuruta nyuma y'iyo myaka. Ushaka kugira ngo umwana wawe azabe ukomeye mu gihe kizaza, umutegura akiri muto. Yego. Utegura amarangamutima ye, utegura imibanire n'abandi, hanyuma no mu imikurire nayo. Burya iyo bari hano ku ishuri tubagenera icyo kurya nk'uko mwabibonye.
tugera igihe cyo kubaha indyo yuzuye, ubundi tubitaho uko bushoboka kose, ku buryo n'umwana w'umukene iyo afatiye ifunguro ku ishuri nubwo yagera mu rugo akabibura, tuba twizeye ko icyo yafatiye ku ishuri kizabungabunga ubuzima bwe kugeza agarutse ku ishuri. Nuko byaje, nuko byazamutse. Iyo umwana akina amenya uburyo bw'imibanire n'abandi, kandi noneho ubwo bwonko bwe buriyubaka. Ubwonko bw'umwana cyangwa se ubwonko bukiri butoya buba bumeze n'inkoresha ijambo ikidasesa, sinzi ko abantu benshi bacyumva. Ngiye nabaye mu cyaro, cya kindi kiba gitobaguritse kirimo utwenge twinshi gitandukanye, nabwo niko buba bumeze. Hanyuma iyo umwana urimo umwigisha ibintu, kandi ntabwo ari ukumwigisha kumuhata amagambo, oya, nta cyacu kipfa ubusa. Iyo arimo ajya ku mwicungo aba arimo yiga, riba ari isomo. Iyo arimo asangira n'abandi riba ari isomo. Iyo arimo avuga, arimo abara utuntu, ibintu, urabona utu tuntu turi aha, kutubona ubwabyo ku mwana ni isomo. Bituma bwa bwonko bwe bwegerana, hanyuma umwana agakura mu bwonko. Bizagutangaza kubona umuntu utaratangiriwe, utarahawe ireme ry'uburezi akiri mutoya, ashobora kuba ari mukuru ariko ubwonko bwe budafata. Reka nguhe urugero. Biratugora gufata imibare 10 ya telefone. N'indangamuntu. Kubera iki? N'indangamuntu. Imibare irangamuntu ikakunani. Niyo kameramani ntabwo azi imibare indangamuntu. Ningaye. Ariko ibyo bituruka hahandi ku ireme ry'uburezi. Niyo ntego dufite. Turakoze cyane. Turaganiriye mpita ntebya ngo na kameramani, ariko kwa Rugutebya arayizi. Atanga kumfata amashusho. Turakoze cyane. Pastor, muyerekwa mwagize mwarabikoze, hanyuma byabateye ko mwashyiraho ibigo by'amashuri. Mwese ubundi mufite ibigo bingahe, mubikoramo gute? Nyuma y'ibyo ngibyo mukorera abana ku bigo by'amashuri, muraza no kutubwira ukuntu iryo yerekwa ryatanze akazi, byose murabitunyuriramo. Ariko ubundi mwabigezeho, ese ibyo bigo birahari, bimeze gute, bihagaze he, bibaheye? Iyerekwa ni rigari, ntabwo ko tubifite muri vision, mu yerekwa dufite ntabwo twari twabigeraho, ariko nibura hari aho tubona turi, kuko niba kugeza uyu munsi dufite abana bagera kuri 200 turera, kandi tukabarera tudaharaniye izindi nyungu zifatika, ahubwo dushaka kugera kuri cya cyerekezo igihugu gifite, ariko cyane no kuri ryayerekwa natwe riturimo, wa muhamagaro turimo. Dufite abana barerewe ahantu hatandukanye, mu tugari dutandukanye. Abo bana dufite bose bagera mu bana 240. Muto tugari batari banga Pastor. Akagari kare twasuye ka Karembure, katurimo na akagari ka Nyanza. Iki kigo ni cya Nyanza, kiri Nyanza. Hari n'ikindi kiri hano hirya naho ni Nyanza, ariko muri Murambi. Yes. Abo bose bafatira ifunguro ku ishuri. Ifunguro mubaha abadukurikiye baza kugiraho icyo bita ubumenyi, ni nk'irihe mubaha cyangwa urabo bakopeje? Ntabwo turagera ku rwego rukomeye nk'uko tubishaka, ariko mu buryo bushoboka tugerageza uko dushoboka. Reka ngoye nk'urugero, hariya twasuye, hariya hepfo mwabonye ko banywaga amata, banyweye amata. Ikindi gihe tujya duteka indyo yuzuye, tukayikorera ku ishuri, ariko tugahamagara n'ababyeyi bake kugira ngo n'iryo somo nabo baritwara. Indyo yuzuye nk'imeze gute? Urugero Pastor. Indyo yuzuye dukorana n'abajyanama b'ubuzima, banareba ubuzima bw'abo bana. Indyo yuzuye iby'abajyanama b'ubuzima bo bazakomeza kubisobanura, reka no gusobanura iby'indyo yuzuye. Ariko urakoze cyane. Ushaka kurya indyo yuzuye bitakugoye, wareba ko kuri ropa yawe hariho nibura amabara agera muri 3. Ayahe n'ayahe? Byoroshye. Umweru, umuhondo n'icyatsi. Ibyo ni ibintu biri very simple. Urakoze Pastor. Uri umuyobozi mukuru weretswe ushinga ibigo, ati reka dutange inkunga yacu mu cyerekezo cy'igihugu, ariko nibi turimo bigi bisakare. Ubona kuri wowe umaze kubishyiraho ibyo bigo byose tubwiye mu tugari dutandukanye,
ubona byaragize izihe ngaruka nziza kuri sosiyete, turavuga ababyeyi n'abana babo, kuri ya sosiyete ikeneye imirimo, ko nabonye n'abarimu naho turabasanze, noneho no kuri wowe nyirizina byagize izihe ngaruka ziri positive nziza. Kanihereho kuri njyewe kubona nkina n'abana numva ari ibyishimo byanjye, ibyishimo byanjye, icyo ni nacyo gikomeye, icyo gikomeye, kuko ibijyanye n'ubushobozi, bijyanye n'amafaranga byo ntabyo, ntabwo biraza, kuko hari nk'ahantu nk'ahandi Murambi n'ahandi twagiye tugendera ku buryo umuntu wese, kuko twifuza ko umwana wese aza, ndetse tukinabahamagara, twifuza ko umwana wese yaza adasigaye mu rugo. Ntabwo twashyizeho minerivare ihambaye, twashyizeho agahimbazamusyi k'ibihumbi 10, ibihumbi 10, umwana akaza akirirwa aho ngaho, akaza agafata ifunguro, tugira ubufatanye n'ababyeyi cyane, ubufatanye n'ababyeyi, kuri njyewe ni umutima wanjye uranezerewe, kuko ndi gukora ibintu numva nifuza. Icya kabiri, ku gihugu ni porogaramu ya leta, nabo baradushyigikira, hari igihe baduha amata yo guha abana, kandi badusura kenshi, tubana kenshi, dukorana n'ubuyobozi bw'inzego, babaha n'amata, dukorana n'ubuyobozi bw'inzego za leta, bakabaha n'amata. Hari igihe baduha amata. Abahe tugariye imirenge uko bishobotse, hari gahunda y'akarere, hari na gahunda y'igihugu muri rusange, bica muri izo nzego, natwe tukabona hari igihe batugezeho bati mwakira amata yo guha abana. Bivuye mu murenge, mu karere, bivuye ku rwego rw'igihugu, ko murabizi ko nyakubahwa perezida wacu iyo ni gahunda afite mu iyerekwa nawe byo gufasha abo bana, yamenye ari muri iryo yerekwa rimeze gutyo, bimanuka gutyo rero, hamwe n'ubufatanye bikatugeraho. Hanyuma ikindi, ku babyeyi babona aho barerera, babona aho barerera abo bana bitanabagoye. ukaba unabavanye mu maboko ho gatoya, muri maboko y'abakozi. Abana bavuye mu maboko ho gatoya, mu maboko y'abakozi, kugira ngo, kuko umukozi uje yirirwana n'uwo mwana, amuha imico afite, kandi wenda uretse ko ari umwanya mutoya, tutavuga ibintu byinshi, ariko ubu uko twubatse, uko ndi njyewe Alex, nuko nabayeho, twakuriye mu buzima, ibyo twahawe, wenda ibyo byo tuzanabivugana ubutaha, ariko burya umuntu wese agira ibikomere yakomoye aho yaturutse. Niba utarahawe urukundo, nta muntu uzarugushakaho ukuze. Niba utarahawe agaciro, ntabwo uzaha agaciro abandi. Niho handi uzaba umuyobozi runaka, nugera kuri iyo titire yawe aho uri, umuntu nagusubiza ngo muraho nyakubahwa kuri iyo titire, uhita umubwira ngo ariko ubwo mubikora mubikuye ku mutima, kuko afite vide yakomoye hasi aho. Urakoze cyane. Abo bana rero baturerera, abo bakozi bo mu ngo, usanga ibyo afite ni ibikomere bivirirana by'ubuzima yakuriyemo, nibwo reraho umwana. Urakoze cyane. Hanyuma tugeze noneho kuba none aba barimu bo ntacyo baba barabonye kuba bari mu iyerekwa, nimwakira abarimu se ntibahembwa, kuri bo ntabwo mwarimu bavuze. Ndashimira abarimu dukorana, n'abarimu iyo uje ngo dukorane ngusaba ko wemera umuhamagaro. Umuhamagaro, wemera umuhamagaro nkuzi mu madini, ariko nge no, umuhamagaro ntawe utaba. no mu kudufasha kurera nabwo harimo umuhamagaro, kuko mbere uje ubanzi, uje igihembo aricyo kiri imbere, ntabwo dukorana. Oya, urabanza ukemera ko uje gutanga umusanzu ku bana b'igihugu, kuko impamvu navuze ngo icya mbere ni umuhamagaro. Hari nk'umuhediticha mwaganiriye, afite lisansi ye, lisansi ye ntabwo wabona icyo umuha. Usiba arimo ubwitange, ni akantu k'agataransiporo, ka communication, ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko hari umushahara, bafite umushahara ubundi bahembwa bitewe na level zabo. Niyo mpamvu muze ngo nabo nabanyamuhamagaro, ariko nyine hari ikintu babona nabo, hari akantu babona, hari akantu babona nyine, burya aba mu muhamagaro ku buryo
ukwezi kwarangira akagoma muhamagaro gusa ntabwo yaguma mu muhamagaro gusa afashwa kugera hano ubuyobozi yego akoze cyane hanyuma mwebwe ubushobozi mwabuvanye hehe ese bundi ibigo by'amashuri mwe mwabyubakiye cyangwa n'ubufatanye n'izindi n'ibindi bigo bimeze gute ubushobozi mwabuvanye kugira ngo bishinge ubundi bushobozi muvana he kugira ngo byibuze mubashe no kubona niyo transport cyangwa iyo motivation muha cyangwa akahimbaza musiki muha abarera abo bana murakoze nababwiye ngitangira ko ari urugendo n'urugendo rutari rwagera kure cyane ariko turashimira abafatanyabikorwa abemeye ko tubona aya mazu abandi n'abafatanyabikorwa n'ababyeyi turafatanya hanyuma abandi bafatanyabikorwa bakomeye ni igihugu turereye ubwo cyane cyo turagenda kuri wa murenge na kakagari hose ngira ngo nibo mwegeranye cyane ariko ni sibo hose urumva kuba tuganiriye reka tubigire icyiciro cya mbere ubutazakora ikindi cyiciro kuri wowe urabona uratanga ubuhe butumwa uriha ubuhe butumwa nuvuga ngo nihe ntego ufite ubwo wahaye ubutumwa ingamba ugiye kuvuga kandi urabivuga mu minota 2 uraha ubutumwa ubuhe butumwa uraha ababyeyi ubuhe butumwa uraha abarimu unono na za nzego mufatanyije ubutumwa ni hareka nkoresha iyo mvugo kuko ariyo mwakoresheje niyo gukomeza yerekwa ntabwo ncitse intege duhura ni bya bindi ngurura inyuma ntamenye ikiruri imbere duhura n'inzitizi nyinshi hari igihe kigera ukabona na ba batica kubona uko baha transport birimo biragorana ukwisadaka niyo mvuga ya gipasitoro hanyuma hari igihe umubyeyi wa musanzu yari kuzana ubura bitewe n'ubuzima duhura n'inzitizi nyinshi ariko ntabwo ducitse intege kuko intego dufite niyo kugira ahantu hakomeye iyerekwa mfite rigari ni iryo kugira creche aho umwana ubu turabafata bagataha saa 5:30 bakajya mu ngo ariko gahunda numva mfite niyo kuzagira ahantu abana baba umubyeyi akaza akamusiga mu gitondo akajya ku kazi akaza kumutwara nimugoroba avuye ku kazi yabonye naho aryama yariye yabonye ifunguro rimeze neza yidagaduye twagize yitaho n'amasuku dufite imyidagaduro ikomeye nta myicungo myinshi turagira ni iriya mike mwabonye umuntu aba yagiye akafata agakereda ahantu akaza akagira nuko ariko niyo gahunda dufite hanyuma icyo twasaba ababyeyi dufatanyije kurera nuko badufasha bakatuzanira abana ntabwo ari ngombwa kubanza kureba ku kiri mu mufuka oya nibabazane nibabatuzanire hanyuma hamwe no gusenga Imana twibwira ko hari icyo Imana izakora tuzi ko hari icyo Imana izakora ntabwo dushaka kubona umwana ari mu rugo naze hanyuma nako ga contribution wenda k'ifunguro turabafasha kagatanga mu mataraje yabona bibira kabizana yabona bitata kabizana ayabonye akayatuzanira hanyuma mpaka yihaye gahunda akayarangiza hanyuma ku kijyanye n'ubutumwa abarezi nababwira ngo courage uretse kuba twanahembwa muri ubu buzima umugisha n'umutungo wimukanwa Haleluya noneho nikiriza kiriza amen umugisha n'umutungo wimukanwa ashobora kutabona ako kantu ariko nabikora yumva ko ari gukorera umugisha ako kantu kaboneka kataboneka byanga bikunda aba bana bazaduhesha umugisha tuzagera ku rwego rukomeye nari ndimo mbabwira ngo nibakomere Imana izabagirira neza ubutumwa kubafatanyabikorwa inzego za leta n'iridini mwavuze itorero mwavuze ribatiza ku itorero ryacu
no kubashimira no kubashimira ko batwemereye kubona aho dukorera kandi bakaduha umutekano cyane rwose ndabashimiye. Hanyuma ntacyo wakorera ku butaka bw'igihugu igihugu kitagushyigikiye kitagusapotinze. Turashimira inzego bwite za leta guhera kuri kwisibo n'umudugudu ajya mpamagara akambwira ati urabona bimeze gutera yego twagura handi se ibintu ngibyo akagari kacu tubanye neza kuzamuka n'izindi nzego. Twashyizemo indi porogaramu yo kwigisha abana umuco n'imbyino byo tubikora kuwa gatandatu. Hagati turabikora kuwa gatatu no kuwa gatanu, ariko kuwa gatandatu dufata abana bose babyifuza b'urubyiruko muri utwo tugari hanyuma tubahuriza hamwe tukabigisha kubyina, ariko tukabigisha umuco. Dufite umwarimu twashatse wigisha umuco. Mu muco harimo ibintu byinshi, harimo ibintu byinshi, harimo kumenya gukunda igihugu cyawe, harimo umunyarwanda, harimo hanyuma hakazamo n'imbyino zacu zero za kinyarwanda. Yes, umuco unyarwanda cyane umuco wa gikirisitu, umuco w'idini, umuco w'iyobokamana. Arotse ko twumva batubwira ko hari babigisha n'iyobokamana. Abana tubigisha n'iyobokamana, tubigisha kubaha Imana n'abantu. Iyobokamana ry'iryo somo ribamo ntitwarihusha, kuko iyobokamana hari ibyo ririkemura ibindi bitakemura. Yego. Hanyuma umuco rero ni umuco w'igihugu. Pastor, turagushimiye umuyobozi mukuru w'ibi bigo uko ari bitatu by'amashuri y'incuke. Turagushimiye ku kiganiro cyiza duhaye, kandi tukubwira ngo congratulations kandi komerezaho. Yego, turagushimiye. Kuba twumva wumva burya umuntu wese Imana imukoresha uko ishaka. Umwuka wera ndabizi ko azatuvugira. Birashoboka ko umwuka yakugenderera nawe ugahita uvuga uteri ko isukari yarahenze, nzanye imifuka 2 y'umuceri cyangwa nzanye n'umwe. Yanyendera ngewe muvugana cyangwa ukuri iki kiganiro? Tuvugana nawe ujya wumva Imana. Nanjye ndi muri bazakuri iki kiganiro. Twese hamwe uzakurikira ikiganiro. Urwo icyo tubonye twaza gine tugateramo akantu. Dukeneye inama, dukeneye support yindi ishoboka yose kugira ngo tubashe kugera kwerekwa dufite. Imana yabaho umugisha. Murakoze cyane. Murakoze. Turagushimiye. Reka dushimire Pastor ku kiganiro cyiza duhaye, ngayo nguko tuzongera tugaruke tumubaze no ku bindi duciye mu ncamake, ariko tuzinjira n'imbere hagati, ariko twamushimiye cyane. Courage. Murakoze cyane. Happy and you know, clap your hands. If you happy and you know, and you really want to show. If you happy and you know, clap your hands. If you happy and you know, say I am. If you happy and you know, say I am. If you happy and you know, and you really want to show. If you happy and you know, say I am. If you happy and you know, turn around. If you happy and you know, turn around. If you happy and you know, and you really want to show. If you happy and you know, turn around. Thank you. That's why I want to tell you that as usual we teach children as we give them the reason, include the knowledge, understanding and skills, but we forget the wisdom from God. As today I want you to tell you that it is necessary to teach children by adding that knowledge from God. For example, when you teach the children the lesson, you put that part of knowledge and understanding and skills. But we add that wisdom from God as to teach them the biblical words and to respect God, to fear the sins, and to be every day to be in the presence of God, as to pray before, for example, before for taking a meal, before for sleeping, and before any action,
because God is our creator, is our controller. That's why we have to respect God for the first of all. We have to respect God and to fear Him and to worship Him in our everyday life. Thank you so much.